kubaha ikaze bakunzi b'Ikamba Blooms TV. Twongeye gushimira Imana yongeye kubarinda, twongeye gushimira Imana yongeye kubana namwe. Imana yo mu ijuru ibame umugisha. Twongeye kunezezwa no kubana namwe mu ijambo ry'Imana. Twongeye kunezezwa no kubana namwe dutegera amatwi icyo Imana idushakaho. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha kandi tugirire neza. Nyiribihe akomeza biteho aho muri mu turimo tw'amaboko. Nyiribihe akomeza biteho aho muri, yaba bari kwa muganga, yaba bari mu tuzi, yaba abari mu rugo, yaba bari mu muhanda batwaye. Twongeye kubifuriza ikaze ku Ikamba. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane natwe. Reka dukomeze n'ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge twiyegereza Imana. Uri Imana y'amaboko magari, uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi, uri Data twese mwiza, uri ibyiringiro bizima bidakoze isoni. Ni wowe ntwari ku rugamba utabayemo, nta na rumwe wigeze utsindwa. Wagiye uhagararana n'abatubanjirije utsinda urwo rugamba, natwe uhagararana natwe utsinda urwo rugamba. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tuguhaye ikaze rero no gahunda tugiyemo, muri kino kiganiro tugiyemo, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Nyemerera Uwiteka nyiribihe, uwaje uri butega amatwi iki kiganiro arushye umuruhure, uri butega amatwi iki kiganiro afite uburwayi umukize, utega amatwi iki kiganiro afite uburushyi, Mwami ugira icyo ukora ku buzima bwe. Utega amatwi iki kiganiro ari umushomeri, ugira icyo ukora. Utega amatwi iki kiganiro Data wa twese mwiza, adafite icyerekezo, umuremere icyerekezo, kuko uri Imana ibasha gukora ibiruta cyane. Twaguhaga ikaze na karibu rero. Nyemerera imitima yacu ikomeze kuba imbere yawe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nk'uko rero mumaze kubimenyera, amazina yanjye ni Uwase Amina, ndi umubyeyi. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha kandi ikomeze tugirire neza. Reka dukomeze dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Mika. Turasoma ibice 7, dusome umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8. Imana ishimwe. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Hari amagambo avuze ngo, ariko njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana ime agakiza, Imana yanjye izanyumvira. Murongo wa 8 hakavuga ngo, wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima, Uwiteka azambera umucyo. Reka twongere dusome. Aravuze ngo, ariko njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza ime agakiza, Imana yanjye izanyumvira. Wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima, Uwiteka azambera umucyo. Dushimiye Imana rero ku bw'aya magambo meza dusomye. Ni amagambo akubiyemo ibintu byinshi kandi ni amagambo arimo kongererwa imbaraga. Imana ishimwe. Ni amagambo agaragaza ibyiringiro, ni amagambo agaragaza guhamya, ni amagambo agaragaza gushikama k'umukristo, ni amagambo agaragaza intsinzi cyangwa se ubutwari ku mukristo wese uri mu rugendo rugana mu ijuru. Imana ishimwe. Dusomye amagambo meza kandi amagambo y'inkomezi kuri buri umwe wese urimo kudukurikirana, kuri buri umwe wese urimo kumva aya magambo y'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Aya magambo ni amagambo Mika yanditse, ayandika mu gihe kigoye, ayandika mu gihe yari ari mu bibazo biteye ubwoba, ariko arangije agaragaza guhamya kwe cyangwa se agaragaza ibyiringiro bye aho bihagarariye, agaragaza icyo yizeye icyo ari cyo. Imana yacu nishimwe kandi ishyirwe hejuru. Natwe rero aya magambo bibaye ngombwa ko tuyasangira cyangwa se tuyumva. Aya magambo wayumva ugeze mu gihe cya nyuma,
akakugarurira imbaraga. Aya magambo wayumva ugeze mu gihe ubona nta nzira, ukongera ukagarura ibyiringiro. Aya magambo wayumva ugeze mu gihe kigoranye, ukongera ukagira gukomera muri wowe, kubera ko aya ni amagambo agaragaza ibyiringiro by'abera. Imana ishimwe. Aravuze ngo ariko njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana ime agakiza, Imana yanjye izanyumvira. Imana ishimwe. Bivuze ko Mika cyangwa se nanjye cyangwa se n'undi urimo kutwumva, biravuze ngo kura amaso ku kintu icyo ari cyo cyose, kura amaso ku bantu, kura amaso ku bakomeye, kura amaso ku byo ubona wabonaga nk'aho ari byo byaba bikugize, hanyuma amaso yawe yahanga Imana. Aravuze ngo ariko njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka. Imana ishimwe. Bigaragaze ko hari aho yari yarashyize amaso, bigaragaze ko hari aho yari yarimuriye ibyiringiro bye, bigaragaze ko hari aho yari yarimuriye gukomera kwe, ariko biramukoshona cyangwa se biramutenguha, abona nta nyungu bibyaye. Ariko ahindukiye ashyize amaso ku Uwiteka, bimuviramo inyungu. Imana ishimwe. Nawe ndakwingingira guhanga amaso ku Uwiteka, kuko gutabarwa kwacu nta handi gutabarwa kwacu guturuka ku Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya itubwira umugaragu wayo bita Dawidi, yari umugabo w'intwari kandi ngo yari azi no kurwana. Bibiliya iravuga ngo yari umugabo w'uburanga ndetse mwiza, wari uriho na mwuka wera w'Imana. Ngo igihe kimwe biba ngombwa ko bajya ngo ku rugamba, ngo bagiye ku rugamba, urugamba bagiyemo ngo ingabo ze zibona ntiziri bubashe kurwana ngo zitsinde. Barangije amazi ati mwami nyagasani, ese turabigenza gute? Twitwereze nde? Duhamagara inshuti zacu zidufashe urugamba. Arangije abwira ingabo ze, arazibwira ngo nimuhumure, njye ntago amaso yanjye nyahanze ku bantu, ahubwo amaso yanjye nyahanze ku Uwiteka. Nibwo yavuze Zaburi, aravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, aba ngo gutabarwa kwanjye, Imana ishimwe, nta handi guturuka usibye ku Uwiteka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Biba ngombwa ko aho ubuhamya abasirikare be, arababwira ngo nabanye n'iyi Mana ndi mu ishyamba, mbana n'iyi Mana intare yanteye ndetse n'idubu, mbana n'iyi Mana ubwo narwanyaga Goliyati, kandi Imana ishoboza kunesha. Aravuga ngo n'uyu munsi rero ntabwo iri buntererane. Nshuti yanjye ndakubwira ngo kura amaso ku bantu, ahubwo yahanga Imana nyiribihe, niyo izagushoboza. Hanyuma dusomye umurongo wa 8. Umurongo wa 8 utubwiye amagambo nayo meza. Umurongo wa 8 utubwiye ibintu bikomeye. Haravuga ngo have wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru, avuga ngo ningwa nzabyutswa n'umwami wanjye. Haravuga ngo kandi ninicara no mu mwijima, Uwiteka azambera umucyo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Bwira Satani ayo magambo agufite inyuma, harimo kukubwira ngo ibyawe birarangiye, harimo kukubwira ngo ukozwe n'isoni, arimo kukubwira ngo dore urashungerewe. Mubwire ngo ningwa nzabyutswa. Imana ishimwe. Ningwa nzabyutswa n'uwampamagaye, ningwa nzabyutswa n'umwami wanjye, kandi niwe ukomeza intambwe z'ibirenge byanjye. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Arangije avuga kandi irindi jambo ryiza nakunze, rivuga ngo ningera no mu gihe cy'umwijima. Haleluya. Ngo ningera no mu gihe cy'umwijima, nzamurikirwa n'umwami wanjye. Imana ishimwe. Hari igihe tujya tugera mu mwijima, hari igihe tujya tugera ahantu utabasha kubona, hari igihe tujya tugera mu cyiciro utabasha kugira uwo ubwira, ariko nugera muri icyo gikombe, nugera aho hantu, humura, nugera muri uwo mwijima, kuko iyaguhamagaye ariyo kwizerwa, iyagucunguye niyo kwizerwa, iyamennye amaraso ku musaraba niyo kwizerwa, iyavuganye nawe niyo kwizerwa, niyo igutangarije ngo ije kugukura.
niyo ikubwiye ko ije kugukura, niyo ikubwiye ko ije kukumurikira muri uwo mwijima urimo. Mwijima wakubera amadeni, mwijima wakubera uburwayi, mwijima wakubera gutabwa, mwijima wakubera ubushomeri umazemo iminsi, mwijima wakubera urugo urimo, mwijima wakubera abana wabyaye, umwijima wakubera umuryango. Ariko nzanye amakuru aturuka ku ntebe y'Uwiteka akubwira ngo nyiribihaje kukumurikira muri uwo mwijima. Ushobore kuba uraye urira, ushobore kuba uraye ufite umubabaro, ushobore kuba waratawe, ushobore kuba ufite uburwayi, ushobore kuba uri mu bitaro, ushobore kuba muganga yakubwiye ngo ntibikunda, ariko yavuganye nawe Imana elestala wibi winitala sinima, yayindi yakubwiye ko itazagusiga, imwe yakubwiye ko itazaguhana. Niyivuganye nawe ngo ije kukumurikira muri uwo mwijima urimo. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishyirwe hejuru, nije kukumurikira. Imana ishimwe, nije kuguhesha gutambuka. Ishimwe. Hari igihe umuntu ageramo isi ikamubana umwijima, kandi abandi ari ku mucyo, abandi habona, abandi batambuka ahagaragara, abandi bafite amatara bamurikiye. Ariko we wareba mu nshuti ukahasanga umwijima, wareba mu muryango ukahasanga umwijima, wareba mu bavandimwe ukahasanga umwijima, ukisanga uhagaze muri uwo mwijima wenyine. Ariko Imana isumba byose, Imana y'amaboko magari, Imana Data wa twese, byiringiro by'abera bitajya bikoze isoni, niyo igutangarije ngo humura, ije kukubera umucyo, ukumurikira muri uwo mwijima, ukumurikira muri uwo mwijima umazemo igihe, muri uwo mwijima. Ushobore kuba waratawe, ushobore kuba maze igihe kirekire mu bitaro, ushobore kuba umaranye uburwayi igihe kinini, ushobore kuba umuryango wawe warakubereye umwijima. Ariko iyo wizeye Uwiteka Imana yuzuye ibambe, yuzuye imbabazi, nitanze itangazo rikubwira ngo ije kukubera umucyo. Imana ishimwe. Hari umuririmbyi uherutse kuririmba, araririmba aravuga ngo ku manywa ndaruririmba, ngo nijoro rumara ubwoba, ngo rugatuma ndirimba. Imana ishimwe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ariko wumve ko nyiribihe akubereye umucyo, akubereye umucyo, akubereye umucyo. Ushobore kuba uri muri cyamunara, ariko nyiribihe akubereye umucyo. Ushobore kuba uri mu bihe bigoye, ariko Uwiteka elestabi winitala sini minita hele wibi winita kidistaya sinima tutita wibi winita kidistaya. Uwiteka utajya witwereza, niwe ukubwiye ngo akubereye umucyo, kandi arakumurikiye. Kandi nahimbazwe uwo yamurikiye ntago yongera kuyoba, uwo yamurikiye ntago yongera gutakara, uwo yamurikiye ntago yongera gusigara, ahubwo aramumurikira akamugeza aho agomba kumugeza. Uhumura umutima, uhumura umutima, aho uruhumura umutima. Yavuganye nawe niyo kwizerwa, ije kukumurikira muri iyo kanseri ufite, ije kukumurikira muri iyo diyabete ufite, ije kukumurikira muri uwo mutima urwaye, ije kukumurikira muri iryo hungabana wagize, ije kukumurikira muri ubwo bushomeri ugize igihe kirekire, ije kukumurikira muri uko gutabwa wahuye
yaguye nako ije kukumurikira maboko y'abantu yakurekura akaguta ariko ivuganye nawe kwije kukumurikira. Humura ntabwo iri bugute, irakugeza ku musozi w'amashimwe. Niko ivuganye nawe. Mana yacu nishimwe. Ntago nzi aho uhagaze, ntago nzi umwijima urimo, ntago nzi aho waguye, ntago mpazi, ntago nzi ibyakurekuye uko bingana, ntago nzi ibyo watakaje uko bingana, ariko nkuzaniye amakuru aturuka hera, nkuzaniye amakuru aturuka ku birenge by'Imana, nkuzaniye amakuru aturuka mu mutima w'Isumba byose, akubwira ngo akubereye umucyo ukumurikira muri uwo mwijima wari uhagazemo. Imana yo mu ijuru ikomeze iduhane umugisha. Shalom, ndabakunda. Mahoro y'Imana akomeze abane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.